aha ari umeze ute meze bon umeze neza cyane aryo ubwo nagusera cyangwa niwe wansuye nagusuye aryo ubwo niyo musuye abajama mwitwaza iki mituweli mituweli wamugiye kwa muganga se yego hari amakuru ari kuvuga yuko ngo abakobwa musigaye mukunda abadiyasipora ngo mwanze abahungu ba Kigali ati nta mafaranga bafite ubizi se abadiyasipora bari nayo hari umudiyasipora ufite ugutereta ndi kumushaka ngo mumaze iki tukundane saku nayo n'abajene ba Kigali uzi Kigali abajene barimo nta mafaranga bafite hano mfite ibibazo bitatu uritegura kubisubiza cyane ruri ko n'umufite confidence nyinshi cyane tukaduhere ku iki cya mbere sibyo umunsi wa mbere uvuga ati ngiye mfashe icyemezo cyo kuvuga ngo nje mu buzima bwo hanze waje uri focused kuki uvuye mu ishuri mu mafaranga hasi hejuru cyangwa kuyabona mu buryo bwiza naje ndi gufokasinga ku mafaranga nakoreye ku giti cyanjye ntabwo naje ndi gushaka ku mafaranga abandi bampaye none se uba ugiriwe amahirwe yo kuba wenda waba uri mu nzu imwe na The Ben ni ikihe kintu wamusaba yagukorera kuri wowe yandirimbira kisaba kuririmba wunjenje wapi kajya numva bamwe bavuga ngo wunjenje niyo ya apabu yandirimbira pe ko byanyura wowe yakuririmbira ubwo hasigaye bingahe kimwe hasigaye kimwe ikindi kibazo ikibazo cyo cy'ubwenge ubaye uri umuntu wa gatatu urumva ugaca ku wa kabiri ubwo waba uri uwa kangahe mbaye ndi umuntu wa gatatu muri kwiruka ugaca ku wa kabiri naba ndi uwa mbere waba ndi uwa mbere utabeshye waba uri uwa mbere gute kandi waba uri uwa kabiri nose waba waciye ku wa mbere urambwiye ngo mbaye ndi umuntu wa gatatu ugaca ku wa kabiri ubwo naba mbaye uwa mbere wabaye uwa mbere gute se wabaye uwa kabiri kubera ko uwa gatatu kandi uwa kabiri nawe namuciyeho kandi nyine uwa kabiri ari uri buze mu mwanya wa gatatu wowe ukajya ku wa kabiri wamukuyeho icyo kibazo cyumva kigoye wagiye ukore ubwenge bwinshi nta bwenge bwinshi ahubwo ni uko njya numva ngo bavuga ngo abakobwa ngo beza ariko urabizi neza kuri keza ntabyo nzi bimbwira ahubwo bimenye ni njye se ugomba kubikubwira njye se ndagutereta ngo wakunze aba diaspora niwo nakunze aba diaspora yego ese umwungu wumva yuko urumva ujya umenya amakuru yo muri reba ahangaha za Dubai ujya wumva amakuru y'abakobwa b'abanyarwanda bajyanwayo ngo babarangiye akazi biriya byo ntabwo biba biri seriye pe ujya ubimenya se njya mbimenya ngo baba bagiye gukora iki urabyumva nyine baba bagiye mu kazi kose akazi kose ujya numva ngo ari ukuntu ngo umwarabu ngo yigigiza ngo yamara kwigigiza ngo akamuhereza imbwa ye nayo ikagigiza reka nawe ngaho ku bintu bitatu bindi tugiye kubaza ku mu boyfriend wawe cyangwa ku inshuti yawe mbaze kuki banza kuri best friend wanjye umwanya urawufite wo kuba wagenda mu kanya twagiye dukomeze sibyo arya ngo waze kuri best friend wawe ese best wawe umufata nk'iki mu gihe kiri imbere umubonamo nyine wowe ubwawe umubona ute kuri wowe mu gihe kiri imbere muzamuri inshuti mufata nyine nk'umuntu w'agaciro cyane ariko kuri njyewe umuntu w'agaciro akaba nandutira abandi bantu bose habaho none se boyfriend wawe boyfriend wanjye nyine aza ari uwo kuzuza umubare aza ari uwo reka noneho best niwe wadanje kandi ugira amafuti best niwe wadanje pe none se best wawe ni ikihe kintu umubwira ariko utabwira boyfriend wawe
best wanjye nta n'ikintu na kimwe natamubwira. nta kintu ariko ari byinshi no boyfriend wawe ukabibwira best wawe. Ariko nkabwira best wanjye. Really? Aha. None se ni ikihe kintu wakorera best friend wawe utakorera boyfriend wawe? Ikintu nakorera best friend wanjye nakorera boyfriend wanjye. Aha. Ni iki? Ni iki? Best friend wanjye nshobora kumusura ukabinsabye ariko boyfriend wanjye wapi? Ase ko numa boyfriend kuri we nta kiravuze. Nta kiravuze pe nta. Wese kuki mufite kuri iyo kategori? Impamvu nuko ntarabona uwo nishimiye. Impamvu nuko utarabona uwo wishimira? Cyane ntabwo ndabona unyura. Yego. Uramutse ugira amahirwe yo kumubona. Ubwo ntabwo aba yitwa boyfriend kuko mumvije mu boyfriend kuri wowe ari ikibazo. Yaba ari best friend. Yataba best. Uko nanjye asubira nta muntu muziranye nanjye wambera best ra. Ndamufite. Yego. Aha nanjye ushobora kuba yajya agira twa tuntu wabivuze aho hejuru nanjye narira ko najya nimera nk'abandi bana. Witwa ariko Korodina. Bakarabona ba Keza n'abajyana nabo nshaka. Abo ntabwo bakibikora ariko arahari. Really? Korodina, Chantal, amazina nk'ayo ngayo bakoze. Wa mwana uturuka ku kitabi urahazi? Wapi ntabwo mazi. Urahumva gusa. Okay. Ngaho subiza abantu nka batatu cyangwa batatu bawe badanje unababwire n'icyo ubifuriza muri uno mwaka tugiye kuzatangira wa 2025 mbere y'igihe. Okay, ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Dora. Ndayikunda cyane kandi narabizi kandi ndamwifuriza umwaka mushya muhire. Uzabara amata n'ubuki kandi tuzabonemo byinshi byiza cyane. Ikindi undi muntu wa kabiri nifuriza umwaka mushya ni best wanjye ku mutima. Best wawe ninde? Ntabwo muvuga izina. Muvuze se na boyfriend wawe azabona iki kiganiro akabibi. Nayo mwifurije umwaka mushya muhire. Uzamubere w'amata n'ubuki kandi nyine amenye ko mukunda aha yose ndamukunda cyane. Undi warabura umwe. Undi muntu wa gatatu nifuriza umwaka mushya. Ubwo ndavugira muri rusange n'ababyeyi banjye nabo ndabifuriza umwaka mushya. Nabo ndabakunda cyane uko ari babiri papa mama ndabakunda cyane kandi mbifurije umwaka mushya. Sinzi ndumva nazabaho ibintu bishya muri uno mwaka. Okay, ikiganiro cyo kimeze ute? Ikiganiro cyari sawa kandi thank you. Ubwo byo bintu mama warabizi? Naribi. Okay, sawa ubwo tuzaho duhuza another day